Imana iza kugirira neza inkorera ubukwe. Urumva kurya byari ibintu bigoye. Icya kabiri nagiye kureba madamu nambaye inkweto izi za feke zo nari natoraguye ahantu. Ubundi yacuruzaga Bibiliya, ikintu bita Bible, nicyo kintu yacuruzaga. Hanyuma nagiye kumureba, ngiye kureba Bibiliya. Bundi Bibiliya niyo yaduhuje. Nsagura igihumbi nicyo nagiye mugurira inshyushyu, ariko nasaga nabi. Abantu bari muri alimentation bahita bavuga bati ariko kira kintu gisakuriya kije kureba Josiane. Ngira amahirwe mpasanga umuntu warunzi kuko yarasanzwe nzi n'ubundi ko nsenga ndi umuhanuzi w'Imana. Aravuga ati ariko buri Elisa bishobora kuba ariko ko yaba yaje ariko Imana yabishatse. Hanyuma rero mpageze nibwo umukobwa ni defanze ijwi rirambwira ngo uyu n'umugore wawe. Ndayibwira ngo ntabwo yanyemera. Tugura inshyushyu turanyweye tumaze kunywa. Hanyuma bazana ikintu bita ngo n'uturindazi turariye. Akajya ansaturira akampereza. Hanyuma rero mageze Imana irambwira ngiye dutandukanye. Imana irambwira ngo iki ni igihamya kikwereka ko uyu ari umugore wawe. Hanyuma twateguye ubukwe turabutegura. Birumvikana iwacu nta nzu habaga akazu k'amabati 5 n'atanu yonyine. Urumva umuntu yararambyaga akanarambya no hasi. Ngewe nubwo wenda nari marine narakijijwe nyine ndemera nca bugufi kubera gukizwa. Aho ngaho mageze niho Imana yabanye nanjye mu buryo bufatika. Ndibuka ngende iwabo naramubwiye ndamubwira ngo nge nta mafaranga mfite, nta nzu ngira, nta kintu na kimwe ngira, ariko mfite Bibiliya. Sobanuye ndavuga ngo mfite Imana muri ngewe. Arambwira ngo ubwo ufite Imana ibintu byose bizakoreka. Ndabyibuka mu bukwe Imana yarambwira ngo genda ujye gushaka mfitasiyo, genda uzitange. Ndazitangaza. Irambwira ngo ariko icyo akora ntibazaza ariko hazaza abo nirarikiye. Abo nazihaye bose haje bake cyane. Icyo akora haje ab'Imana yazanye. Barambwiye baravuga bati ya Marine none igiye gukora ubukwe. Bati ntabwo uri umukobwa yayemera, ariko dushima Imana ko Imana igisanga imbobo ikazikura hari. Ndibuka umugabo umwe nabwiye ngo ajye kumfatira irembo, yararebye aravuga ati Elisa azadukoza isoni nta mafaranga azabona. Pare wanjye yari yanyemereye ko azanyambarira, nawe ku munota wa nyuma aragenda. Arabati wapi kabisa. Hanyuma mu bintu bikomeye nabonye, ntabwo nari mfite inzu. Kabiri, nta kote nagiraga ngo wenda ndaryambara. Gatatu, ubukwe bwaburaga icyumweru kimwe ntarabona inzu, kandi mvuga ngo inzira hari. Uwo duhe akambaza ati Elisa inzira hari? Tirahari. Yesu arayifite. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka mbasuze kandi mbahe ikaze abakunzi ba Gusenga everyday. Ngewe muri kumva nkaba nitwa Mike Yakizimana. Rero twongeye kugira umugisha cyane, turi kumwe n'umukozi w'Imana mu biganiro byatambutse. Mwaramubonye ntago ari ubwa mbere aje kuri channel yacu Gusenga everyday. Rero dukurikiranye uri ku isi hose tuguha ikaze. Uri muri Amerika, Canada, Australia, Europe no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye muri Afrika, mwese tubaha ikaze. Rero mbibutsa no gukanda subscribe, kandi nuzajya ureba ikiganiro kumva kirakunyuza ugisangira n'abandi kugira ngo ubutumwa bwiza nabo bubashe kubageraho. Rero umukozi w'Imana turi kumwe ubushize yaduhaye ubuhamya tubwira ukuntu yabaye Mayibobo. Yatangiye Mayibobo afite imyaka 12. Sorry nari nibeshye. Atubwira ukuntu yagiye mu bapfumu, ukuntu bamugaburiye inyama z'abantu. Abakurikiranye ikiganiro bwa mbere ngira ngo mwarabibonye. Aho ubuhamya bwarangiriye yagarukiye ahantu yaragiye kuzana umugore, gushaka umugore.
n'uburyo yabonye inzu, ibyo byose ntabwo yabitunyuriyemo neza. Ubu nibyo tugiye guheraho. Rero umukozi w'Imana tuguhaye ikaze. Rero ugiye gutangira wibwira abantu abatararebye ikiganiro cyawe kugira ngo bamenye umuntu bagiye kuganira nubuhe. Ikiganiro cy'ubuhamya bwawe bwa mbere tuza no kugipininga hasi. Umuntu utarabashije kureba ikiganiro cya mbere arebe hasi, araza kuri link iri hasi akandeho, arahita abona ubuhamya bwa mbere n'ibindi biganiro byabanje. Reka rero tumuhereze ikaze atangira twibwira, ahita anakomeza ubuhamya n'ibindi byose yaduteguriye. Murakoze cyane, turabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ku bushize tuza kuri televiziyo yitwa Gusenga Everyday, twagiranye ibiganiro bitandukanye, ariko turabashimiye. Reka tubanze dusenge kugira ngo twinjire muri ubu buhamya. Turasenze mu izina rya Yesu, turagushimiye ko wabanye natwe, abantu b'impande enye z'isi, arimo kutwumvira muri Australia, abo wabanye nabo, abari kutwumvira muri Canada, abo wabanye nabo, abari muri Amerika, abari mu Bubiligi, abari mu Bufaransa, abari muri Europe, abari mu bihugu bitandukanye no muri Afrika, aho ngaho wabanye nabo, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda wabanye natwe, tugirira neza. Turagushimiye rero, turi imbere y'Imana ishoboye ibintu byose, niyo mpamvu twagarutse aha ngaha kugira ngo utugirire neza. Umuntu wese umugereho kandi umwuka wera aganze kuri we, akora ibintu bikomeye ku buzima bwe. Turagushimiye ko ubyumvise kandi kujye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Turishimye kubera ko tugarutse kuri televiziyo yitwa Gusenga Everyday. Dushimiye n'abakunzi bayo n'abadukurikira umunsi ku munsi, turabashimiye. Nk'uko natangiye mbibwira, nitwa Ntawumenya Umwanzi Yozefu. Ayo niyo mazina aba ku kirangamuntu. Hanyuma rero nkakunda kwitwa n'irindi zina ryitwa Elisa, naryo ni iryanjye. Iryo zina rero ryakomotse ku mirimo n'ibitangaza Imana yagiye inkoresha bitandukanye. Imana ibaha umugisha. Ikintu cya mbere gikomeye, ubushize twari ku buhamya bwinshi, byo ntabwo ndi bubugarukeho, ariko twagarukiye ku buhamya buvuga ngo uburyo nabonye umugore, uburyo nakoze ubukwe. Turashima Imana ko igifata abantu bari za marine, abantu batagira icyerekezo n'ubuzima, Imana ikabaha ubuzima. Haleluya. Nishimwe rikomeye iyo nicaranye na madamu, nuzura umwuka wera bitewe n'amateka yahahise. Aho twagarukiye, Bibiliya yavuze ijambo rikomeye, ivuga amagambo akomeye muri Yesayi igice cya 45 ku murongo wa mbere kugeza kwa 5. Niho yabwiye kuri amuga ngo niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkakuneshereza amahanga ari imbere yawe. Ramubwira ngo nzakenyuruza abami, iramubwira ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze. Yesu abaho umugisha. Niryo jambo nashatse kuvugaho, ariko n'ubuhamya. Imana iza kugirira neza, inkorera ubukwe. Urumva kurya byari ibintu bigoye. Icya kabiri, nagiye kureba madamu nambaye inkweto izi za feke zo nari natoraguye ahantu, ariko Yesu angirira neza. Hanyuma ndabyibuka Imana ivugana nanjye, kubera ko yari yaravuze ijambo rikomeye, ibwira kuri aho ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze.
so nagiye kumureba ambonye ubundi yacuruzaga Bibiliya ikintu bita Bible nicyo kintu yacuruzaga hanyuma nagiye kumureba ngiye kureba Bibiliya ubundi Bibiliya niyo yaduhuje iduhuje hanyuma nsagura igihumbi nicyo nagiye mugurira inshyushyu ariko nasaga nabi abantu bari muri alimentation bahita bavuga bati ariko kiriya kintu gisakuriya kije kureba Josiane kintu kimeze gute hanyuma Imana ngira amahirwe mpasanga umuntu warunzi kuko yarasanzwe nzi n'ubundi ko nsenga ndi umuhanuzi w'Imana aravuga ati ariko buri Elisa bishobora kuba ariko ko yaba yaje ariko Imana yabishatse hanyuma rero mpageze nibwo umukobwa ni defanze ijwi rirambwira ngo uyu n'umugore wawe ndayibwira ngo ntabwo yanyemera wundi hari igihe umuntu atakwemera bitewe n'ukuri kuvuga ngo nshingiye kuri ibi n'ibihamya ntabwo yanyemera ntabwo nakwemera ariko ndabyibuka icyo gihe nibwo nagiye tugura inshyushyu turanyweye tumaze kunywa hanyuma bazana ikintu bita ngo n'uturindazi turariye akajya ansaturira akampereza hanyuma rero mageze Imana irambwira ngiye dutandukanye Imana irambwira ngo iki ni igihamya kikwereka ko uyu ari umugore wawe hanyuma twateguye ubukwe turabutegura birumvikana iwacu nta nzu habaga akazu k'amabati 5 n'atanu yonyine urumva umuntu yararambyaga akanarambya no hasi ngewe nubwo wenda nari marine narakijijwe nyine ndemera nca bugufi kubera gukizwa aho ngaho mageze niho Imana yabanye nanjye mu buryo bufatika ndibuka madamu dutandukanye naragenda asenga Imana irambwira ngo nuriyo ndayibwira ngo niba ari we azampamagare arampamagara amaze kumpamagara nibwo twagize gutya turahura duhuye nibwo twatangiye gahunda y'ubukwe dutangira gahunda y'ubukwe nta mafaranga nta n'igiceri cy'ijana nani mfite ndibuka ngende iwabo naramubwiye ndamubwira ngo nge nta mafaranga mfite nta nzu ngira nta kintu na kimwe ngira ariko mfite Bibiliya sobanuye ndavuga ngo mfite Imana muri ngewe arambwira ngo ubwo ufite Imana ibintu byose bizakoreka Yesu agira neza akora ibintu bitandukanye hanyuma rero dukora ubukwe dore ko nanjye ngira menshi nzi kuyavuga ariko araryoshye ni amagambo meza aryoshye Yesu agira neza nagiye mu itorero aho nkorera umurimo w'Imana cyangwa aho nawukoreraga uyu munsi kuko aho nawukoreraga narahavuye ubuntuye mu mujyi wa Kigali niho ndimo kuwukorera umurimo w'Imana urumva navuye iyo ngiyo kwa Makiru ariko Yesu akomeza kugenda agira neza aho ngaho narindi nkorera umurimo w'Imana ndabyibuka niho natangaje amakuru muri njyanama y'itorero yabango ngiye gukora ubukwe hanyuma mwarimu wanjye icyo gihe n'umushumba wanjye arabaza ati mbese baramubaza ati mbese ninde ugiye kubukora baravuga ngo ni umuntu witwa Elisa urumva bakinjyana aho ngaho imbere barasetse rusengero rwose rwarasetse abantu bose baraseka baravuga ngo ntabwo bishoboka ninde muntu wakemera Elisa ninde muntu wamwemera narimo nabanza kubihakana mushumara bati tuzabanze tugende unyere ku mukobwa uzashaka
nkimara kumumwereka aravuga ngo ubwari uriya buzakoreka. Nayo nandi mateka. Hanyuma rero dutangiza ubukwe, ndabyibuka mu bukwe Imana yarambwira ngo genda ujye gushaka mfitasiyo, genda uzitange. Ndazitangaza, irambwira ngo ariko icyo akora ntibazaza ariko hazaza abo nirarikiye. Abo nazihaye bose haje bake cyane, icyo akora haje ab'Imana yazanye. Yesu rero angirira neza, nderekanwa. Ndabyibuka ubwa mbere narerekanwe njya gusenga. Imana ikoresha umuntu wari utuye mu Bubiligi, hanyuma araza, nibwo nakoze ubukwe. Urumva birumvikana umuntu wari marine kugira ngo akore ubukwe nta n'amafaranga, nako nagashya. Invitation natanze nazo zari nako nagashya. Barambwiye baravuga bati ya marine none igiye gukora ubukwe, bati ntabwo uri umukobwa yayemera. Ariko dushima Imana ko Imana igisanga imbobo ikazikura hariya abakozi b'Imana, kandi Yesu agira neza. Ntabwo ndi umugabo mubi, urabona n'agakara karagiye bo nsigaye ndi inzobe. Urumva Yesu yagiye akora ibintu bitangaje. Hanyuma rero mageze natanze invitation 250. Urumva nazo ni hatari. Urumva kugira ngo nazo nzibone byari bikaze. Umukobwa yampaye 10,000 arambwira ati ngaho genda uzifoto zibaze nawe. Imana ikoresha umuntu umwe. Nasengeye umuntu wari ufite ikibazo, yari amaze imyaka 12 atarabyara. Hanyuma turahura arabyara. Abyaye nditanguranwa. Ndamubwira ati nenda gukora ubukwe. Arambwira ati se Elisa gafanta kamwe ntigahagije, ngira ngo ni kamwe. Mu gihe cyo kwerekanwa yankubise 200,000 se urumva nawe ukoze ubukwe da mu cyaro 200 butuma umuntu yerekanwa badayimona akasinzira agahwera. Hanyuma Yesu agira neza, nderekanwa birarangira, mfite irembo. Ndibuka umugabo umwe nabwiye ngo ajye kumfatira irembo, yararebye aravuga ati Elisa azadukoza isoni nta mafaranga azabona. Ariko abihakanye Imana izana abandi. Ubundi Imana ikora ibintu ishaka. Ibundi Imana yishaka kuzakugira undi muntu uca mu bintu bitandukanye. Ariko Imana ingirira neza mu buryo bufatika, ibana nanjye. Hanyuma rero pare wanjye yari yanyemereye ko azanyambarira, nawe ku munota wa nyuma aragenda. Arabati wapi kabisa, ngewe nagiye ahantu gushaka amafaranga, dore nawe yari inzahare, nta kintu yari yibitseho. Hanyuma rero nawe urabyumva, Mr. Nshaka ako kanya bamamagaye nawe ati rero dore uwo wari wanyemereye ngarambera pare yampakaniye yigendeye abarashi. Nawe ati nyine ati naratinze nyine nawe urabyumva. Ariko Yesu agira neza, ubukwe burakorwa. Hanyuma mu bintu bikomeye nabonye, ntabwo nari mfite inzu. Kabiri, nta kote nagiraga ngo wenda ndaryambara. Gatatu, ubukwe bwaburaga icyumweru kimwe ntarabona inzu, kandi mvuga ngo inzira irahari. Uwo duhe akambaza ati Elisa inzira irahari? Tirahari. Yesu arayifite. Narindi kukira icyo cyizere. Bibiliya yaravuze ngo ahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo umuntu ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi. Ubundi kwizera Imana urayizera bigahura n'umugambi Imana igufiteho, Imana igakora ibintu bikomeye. Hanyuma Imana ibana nanjye mu buryo bufatika. Ndibuka umunsi umwe hari umuntu waje arwaye, yari arwaye cyane. Senga Imana, umuntu araza yarwaye, ansanga aho ngaho narindi muri ako kazu k'amabati 5. Ndangije ndamusengera arahaguruka. Haburaga nk'iminsi ine ngo nkore ubukwe.
arambwira ngo umuntu we umukozi w'Imana nkukorera iki ndamugana ngewe nta bindi bintu nshaka kunkorera kereka genda umpa inzu yawe muri ari amazu ufite ngende nikorera ubukwe arambwira ngo n'ibintu Imana ikoze ntabwo nabyo ni byinshi ntabwo nabona icyo nguha arangije ahitamo amezi 6 y'ubuntu ako kanya arambwira ngo genda ukora ubukwe nabyo ni ubuhamya nabyo ni ubundi buhamya arangije mpitambwira madamu ndamubwira ngo inzu nayibonye arambwira ngo none se hariho n'igipangu ndamubwira ati ariko wangu kubizi hari ahantu uzi wigeze umbonana amafaranga urumva nawe ugize amahirwe ubonye iyo nzu umugore arakubwe ngo none se ngo hariho n'igipangu urumva nta na matera nta n'iki ni hatari arambwira ngo ariko ntacyo sheri wanjye ndagukunda nzi ko igihe kizaza Imana izakugira undi muntu kandi Imana yangize undi muntu utandukanye ntabwo ushobora kubisomamo Imana ifite umugambi ukomeye wo kugukuraho wicaye Imana ifite umugambi wo kugusanga aho uri ikakugiraho umugambi ukomeye Imana ifite umugambi wo kugukura mu bubobo Imana ifite umugambi wo kugukura hariya ahuba Imana ifite umugambi kuko umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe ntabwo nari nzi ko umugambi w'Imana wakomeza ku buzima bwanjye ariko mfite umugore mfite madamu ndubatse ndashima Yesu yagize neza hanyuma ndabyibuka uwo munsi madamu akimbwira gutyo yarambwira ngo none se ngo hari igipangu ndamubwira ati se niba ngize amahirwe nayo nkaba nyibonye ubwo urumva ntagize umugisha arambwira ati ntacyo Imana izagira neza ako kanya ubwo mba mbonye inzu nkimara kuyibona mpamagara umuntu wari ufite imodoka arambwira ngo ntabwo yaza mu bukwe bwanjye ngo kubera ko sinabona yo kumwishyura nabwo ni ubundi buhamya hanyuma rero Imana ikoresha umuntu iramusanga iramubwira ngo Elisa agomba gukora ubukwe kandi iyi modoka ugomba kuyimushyira urumva ni hatari ni nyinshi nakebutse mbona imodoka nyinshi ntazi aho zavuye Imana ifite abantu hirya yawe Imana ifite umugambi Imana ifite abantu batandukanye izakoresha kugira ngo ubeho yavuganye n'uyu mugabo iramuvuga ngo mvugane na ibwira kuri iramuvuga ngo nzakenyuruza abami nindangiza ngo ukenyeze icyambere yari ifite umugambi ku mugabo witwa ku yari ifite umugambi uteye ubwoba yari ifite umugambi ndimo gutanga ubuhamya ubuhamya ariko kubera ibintu byinshi umuntu aba afite ndimo kuguha ubuhamya Yesu agira neza ankorera ubukwe amaze kunkorera ubukwe nagiye gushaka ikositime mu gitondo ubukwe ari bwo bwabaye urumva mu gihe abandi baba bafite abantu babagirira neza abandi baba protokora nayo ni amateka aho munsi mu gitondo nibwo nagiye gushaka ikoti nagiye ahantu Imana irambwira ngo genda uhagarare ibaze buse wahagarara muri rompuwe ugapfa kumenya ngo Imana irakoresha nde ariko amaboko y'Imana ayo ni maremare hanyuma nagiye ahantu muri gare na ahantu hitwa Kayonza hanyuma ngeze ahantu muri iyo gare narahagaze ndahagarara ndavuga ngo none se ku Imana ivuganye nanjye ko inzaniye abantu kandi ubukwe bukaba buri mu gitondo ndabigenza gute uwo mwanya nabivuze nagiye kubona mbona abagabo 3 baparitse makwasiteri barimo kuyatwara baravuga ngo Elisa twarabibenye ugiye gukora ubukwe nti uwa mbere abankubise 30 wa kabiri abankubise andi wa gatatu abankubise 30 nawe ubwo se si 90 Imana ibikoze bikomeye ndagenda mitangura costume ndagenda
sanga imodoka ziraparitse ziri aho ngaho, nsanze ziparitse barambaza ngo wari wagiye he, ndababwira ngo none se ko nari niyicariye, nari nibereye nanjye mu rugo, kubera ko nyine nawe urabyumva umuntu udashinga ntabwo abantu babyumva, n'abagombaga kunyambarira barantaye ndarangiye nyine, nawe hari abagutaye ariko bazagaruka. Hanyuma rero babonye ibirori birimbanyije nibwo bagarutse. Bamaze kugaruka uwo munsi ndabyibuka, nagiye mu bukwe ntakarabye kandi we warakarabye. Imana igira andi mateka. Narageze mbona abantu baza kuncungera, abandi bavuga baterisa. Ntababwira nti, barambwira ati wari uri hehe, mbona abamprotokora, mbona abagira neza. Nawe humura uzabona bakugirira neza, kuko Yesu azaraje kandi ari kumwe nawe. Yesu agirira neza, akora ibintu bikomeye. Amaze gukorana nanjye ibintu bikomeye ndabyibuka, narababwiye ngo mumpe amasogisi shiro mu nkweto, niko turumva ntari ndyifitiye, munteraga parufe, nta muntu undi buze kunukira, ahubwo ndabamumura. Banshyize hagati, nurira imodoka turagenda, dusanga abantu batangiye kwitahira, baravuga bati ubukwe ntibugihari. Babonye tuhageze, baravuga bati ubukwe burahari. Urumva nawe ubukwe bwagombaga kuba 2:00, ngewe mbujyamo 5:00, ubwo urumva nta yandi mateka. Mpageze Imana ikora ibintu bikomeye, mbona Kagari, mbona umudugudu, mbona abantu barahuriye, mbona baruzuye. Ndinjira, batangira kuririmba za ndirimbo z'abageni. Twebwe kera twajyaga turirimba izo twabaga turimo tuganira aho turi bujye gucoma umubumbe turi buze guhuriraho. Ariko uwo munsi Yesu ahindura ibintu by'ubuzima, akora ibintu bitandukanye. Mageze nibwo ninjiye mu nzu, bampa amata nyine baha abageni, nanjye narayanyweye. Humura Yesu nawe azayakunywesha. Ahuri byagucanze, uri umusore, uri umukobwa, aho waba uri hose, Yesu azayakunywesha, nawe uzahinjira. Kandi Yesu azagukorera ubukwe bwiza, azakora n'imirimo itandukanye utazi. Yesu angirira neza. Amaze kungirira neza, urumva nari mbonye inzu, nari mbonye n'umwanya wo kuryama ngo sinzire. Ubukwe buraba bumaze kuba. Nagiye kubona, mbona abantu besitaye amakamera, mbona ibintu birakomeye. Naje mpanurira mu modoka, ndavuga ngo Yesu aratabara. Ubwo umugore nyine ndamva umugore nahise musohora ndamutwara. Ubu turabyaranye, tugiye kubyarana undi mwana wa kabiri. Urumva se, urumva Yesu atarakoze ibintu bikomeye. Hanyuma rero narindi wo ngutangariza amakuru ku isi yose aho uri. Igihugu cyose uherereyemo, uri mu gihugu cy'u Rwanda, ubona ibintu byaranze. Uri muri Afrika, uri muri Europe, uri mu Bufaransa, uri mu Bwongereza, uri mu Australia, uri Canada. Nagira ngo ngutangarize amakuru avuga ngo humura, Yesu azakorana nawe bikomeye, kandi Yesu azagukorera ubukwe, kandi Yesu azaguha ibyo umutima wawe ushaka. Hanyuma rero ubu ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu, mfite n'abana. Urumva Yesu ataragize neza, yakoze ibintu bikomeye, ahindura ubuzima bwanjye, akora ibitangaza bitandukanye. Ndagira ngo dusenga Imana, kubera ko Imana igiye gukorana na. Ndagira ngo ngutangarize
wowe ubona ibintu byanze warihebye ubona nta nzira uravuga ngo iwacu turabatindi ntabwo twakora ubukwe iwacu bararoga ntabwo twakora ubukwe iwacu haba imbaraga zitandukanye iwacu ni amateka mu bantu twavukanye ninjye wakoze ubukwe ngenyine nayo ni amateka kuvuka mu bana 9 wowe ugakora ubukwe ari wowe wenyine nayo nandi mateka urumva Imana yakoze ibintu bikomeye nawe hari ibintu Imana igiye gukora reka dusenga Imana Yesu abaho umugisha murakoze cyane izere kuko Imana igiye gukorana nawe ibintu bikomeye turagushimiye mu izina rya Yesu tugushimiye imirimo n'ibitangaza wagiye ukora kandi si yose abakobwa abagabo abasore ababyeyi Imana ishimwe cyane abafite abana babananiye babona ko ibintu byarangiye uri Imana ifata ibintu bidahari ikabigira ibibaho kandi uri Imana ifata ibintu bidakoreka ikabigira ibikoreka kandi Yesu agira neza ugira neza mwana nsengeye aba bantu bose abari mu mihanda aba babyeyi bananiwe abagabo aba Satani yatwaye ingo z'abantu zagiye zisenyuka abo bose ndabahamagaye mu izina rya Yesu buri muntu wese yizere ko ahuye n'amaboko yawe akomeye turagushimiye mu izina rya Yesu amen Yesu abaho umugisha mudushaka kuri nimero mwadushakaho ni 07 52 56 43 6 katwongere tuyisubiremo kuko iyo ngiyo ni nayo iba kuri WhatsApp 07 8 52 56 43 6 murakoze cyane naho ubutaha shalom gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga